erega kamera iraryo ubu ndabizi ubu basabe bandi ubu bari kumuhamagara pe bashaka ikiganiro nayishanga reka nkwereke nubona ukabona bamuteye kamera yiteretse hariya barimo mubwira uko yakijijwe barimo mugarura mu birutsi bye uzamubwira uti shanga urambabaje ninde wabatijwe na Pastor Korode ninde wabatijwe na Pastor Mutesi uzamambariza uti Jackie warakize wararoko yaramwemeye icyo gihe ariko se yabigumyemo cyangwa bogeje ryatunga wakireka amasuhuzo mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Witwa Emery yagize gutya Emery Shanga ego nawe nyishanga yabaho agakiza ntagara ko barata hari ari kurata Yesu ari kurata kubaturwa mu byaha ntabwo ari ukurata ko yakijijwe niyo yanabirata yaba arasa ikintu cyiza sibyo keretse niba aje kubikoresha mu nyungu ze bwite aho namenya ko nyine akabaye twende katoga niyo kakoga ngo ntigake ngo niyo kakeye ngo nigashira wa wundi we yaguka muntu bikize kuza akavuga ko yakiriye ni byiza kizani abamenye ko nabyemeye nanamushyigikiye wamushyigikiye mu buhe buryo namushyigikiye mu buryo bwo kutubwira ko yakiriye umwami Yesu yakijijwe ni byiza natwe dukwiye kuza kubyirata nk'uko tujya twirata tukaratira amahanga ko dufite igihugu gifite ubuyobozi bwiza tugomba kubyirata kuko ni amahirwe atagirwa n'abandi hari abantu benshi bagiye kujya gukizwa biranga hajya ninde basengeye wundi tukamubona n'ubundi nyuma ari nko gusengera ryatunga sawa uzamambariza uti Jackie warakize wararokowe Yesu Kristo turacyamwibuka cyangwa bogeje ryatunga Yemereze Kristo umwami n'umukiza yaramwemeye icyo gihe ariko se yabigumyemo cyangwa bogeje ryatunga niba ugiye gukizwa genda ukizwe uve mu byaha wishaka kujya urarikira kumva agahumuruka ari kubera hahandi wakoreraga ibyaha none se sa sibyo imerere mubaze iki kibazo kubera iki wumva yuko intama habundi urarinda uca imigani wavuze ibyo ushaka kuvuga intama iri heke intama ziri mu rwuri intama ziri mu rwuri abakirisitu bari mu nsengero urimo urampa izo ngero z'intama tujye mu bantu ubwo mbaza ikibazo twinjira mu kiganiro reka nere kukubaza abakristo sibyo reka mubanze mwinjize noneho mu bapasiteri babatiza babandi abo ngabo turi kuvuga ba Emeryne Jackie n'abandi bagiye batandukanye hari umwihariko bafite se uretse gato kuko umwihariko urahari komeza ikibazo uri kumva ubwo ndahita ninjira ku bitutsi byaba Pastor Mutesi na ba Gabi batukana urumva uretse gato abo ngabo nibo babatiza babandi bahindukira ninde wabatijwe na Pastor Korode ninde wabatijwe na Pastor Mutesi nta n'uwo ndabona ku maso wabatijwe na Pastor Gabi cyangwa Pastor Fani niba bahari ubwo barahari niba hari uwabatijwe na Pastor Korode ubwo arahari niba hari uwabatijwe na Pastor Mutesi ubwo arahari niba hari uwabatijwe na Pastor Gabi n'umugore we ubwo barahari aryo wabatije Jackie bamwita Ndera Ndera ikibazo ufite ni iki Nise ntabwo yamubatije nyine ikibazo ufite ni nyine erega nuriya wabatizwaga mu gihe cyo kubatizwa uwo mwanya yumvaga nta n'undi ukeneye kwakira umwami Yesu nk'umukiza we akakumanukira pe benshi tubatizwa kuri uwo munsi twatashye twumva ari twe batagatifu impanda ivuze twahita tujya mu ijuru ariko se nyuma bwarakiye tumera gute icyo kibazo erega dufite n'ikibazo cy'abantu batubatiza baratubatiza bakatwandika mu bitabo byabo tugataha tugasubira muri bya bindi byacu kuko twabuze udukurikira imibatirize rimwe na rimwe y'abantu bariho rimwe na rimwe isigaye imera nka bwa buryo bavana umuntu iwawa n'igitagata iwawa ku bahungu n'abakobwa igitagata
bakongera ku munsi wa graduation nuko ibirori bikaberaho ikigo giherereye bakababwira ngo ngaho nimutahe dore mwarabatuwe mureke ingeso mbi kandi ubwo babafatiye mu ngeso mbi barabwiye ngo basezere ku kigo nimutahe mureke ingeso mbi barataha heza barataha muri za ngeso mbi nubwo yarigeze nta suivi baho nta evaluation ibaho ninde ushinzwe kureba ngo abavuye mu byaha mu matorero babayeho bate ese uwo twafatiye mu buraya ataha he ese niba ataha mu isenga yazo uwo munsi akaba yemewe kubivamo n'umutima nama we rwose yumva maramaje ese twamuherekeje tujye kureba aho ataha kugira ngo nidusanga atuye muri ya quartier tuzi twese kibamo indaya iyo zakagira gatuza singiye kuvuga amazina yabo murahazi guhera amajeruje sibyo tumubwiye tuti muntu w'Imana kuko wagarukiye Imana si hano wagakwiye kuba ukomeje kubura hano uri mu isayo ngwino tugufashe nk'itorero turebe hafi tugutuza cyangwa ahandi hantu wumva utazapfa guhurira na bya bindi cya kigare cyakugendagaho iryo torero rimufashe guhindura ubuzima ryamufashije kwakira umwami Yesu ariko rimufashe no guhindura ubuzima niba yaburaraga akajya kwicuruza niba yaburaraga akajya gusimbuka ibipanga akajya guca abantu amajosi cyangwa akajya gushikuza abantu amatelefoni bamufashe kugira ngo ntiyongere kuburara bamuyobore mu nzira ishobora guturuka keretse niba mu ijambo ry'Imana bigisha hatarimo uburyo bw'umurimo gukora ngo witeze imbere cyaba ari ikibazo kiba batwerekeza mu ijuru tugenda dushyize amaboko mu mifuka cyaba ari ikibazo niba Imana yababwiye ngo yarahindutse yavuye muri biriya byaha bitandukanye mukoma amashyi mumube hafi mumuwohereza imirongo myiza ya Bibiliya ikomeza kumukomeza ngo nukorata igiti cyatewe ku mugezi gigurura ku mazi nicyo kizakomeza kubaho neza gumamo wageze muri Yesu gumamo wumvise uburyohe burimo kuruta bya bindi by'ibinazi mwabagamo ndabwumva urumva mumuhumurize mumube hafi mumusure atari ukumusura kugira ngo mujye gukurura ryarari ryanyu byo gushaka kumusubiza muri bya byaha Imana izaguhe jimeri amaso afite jimeri nziza ibyo uzajya ubona bigendesha igitsina bigendesha amagambo bigendesha umunwa bigendesha ibitekerezo bibi Imana ijye bigutsindira biyobe igipangu utuyeho bigenda byohoye kubona umwana w'umukobwa yateye intambwe yasanze umwami Yesu n'umukiza uwo mugore umuguyeho se ndetse utamwifuza umunsi wa none n'ujya ubona abasore babaye ingunge nk'abarukundo bagize 45 47 umva banza mwumva ugize 47 50 ingahe ugasanga icupa ryarabishe baraho ntago ushaka umugore si umupadi si umufurere nta twabonye ko hari abatanga wumva ndangiza igitekerezo ariko ukajya kubona ukabona ko cyumweru ari kubundabunda mu rusengero harimo areba akaririmbyi kameze gutya harimo ari agakobwa kuzura umwuka urakara wasanga kavamo akagore urumva usanga yambera umugore umva nawe ahantu yibera arimo arashaka kujya gutura ibibazo by'umwana w'Imana banza ukizwe ujye mu nkweto nk'iye muzashakane mwese murokotse ibyaha yaguhindura se ugakizwa muri toka uzayishaka ugende uyishyire mu rugo maze ngo bakubwira ngo uyigize ngo irahinduka uzabibona yendoka narekosha yendoka uzi icyo bita kamere ipfa nyirayapfuye numva umugore ngo naho umukuye none se nyine uzamukura kuki se nyine barabanywera mu kabari badashaka bariya bari mu kabari bagenzi babo ntukoze ko nta kintu kirimo nta kintu bazageraho bose bazajya birirwaho bugacya bukira bakayamariraho arashaka wa mwana witurukiye hariya mu gipangu wisengera Imana uwakuye mu rusengero ayobeje agenda ubundi amurambikaho bya bigeso bye kandi ako kazihangana mwaritse umwana w'umukobwa akigumira mu gakiza ngo yakosheje ngo arashaka kugaruka muri social media mwimuciraho iteka ejo atazabona atazumva mu mutima we
afite umugogoro wo kujya kwisobanura ko atari cyo yari agamije. Bityo twongere ku nshuro kabiri tumubonye agarutse. Iya gatatu undi nawe atangira ngo nanjye ndashaka mu ikiganiro ngo bisobanuke ngo neza ngo ibintu nguri kuvuga ngo numva ntabyo. Arwane no guhora yisobanura kandi mu by'ukuri yaramaramaje yarateye intambwe yaragiye yarasanze umwami Yesu. Numva ukuntu tuzaba tumubereye ibigusha. None se ubwo maraso ye ntiyatubazwa cyane yaramaramaje ariko tutwamaramaje twamunaniye. Ni ikibazo nyine turashaka guhora twisobanura no guhora mu kayihayeho ko gusubira muri bya bintu. Erega kamera iraryo nimuyimutunga kabiri gatatu aramutse ateye intambwe ajijwe akaza agateye intambwe akaza kwisobanura mu bitangazamakuru. Ubu ndabizi ubu basabe bandi ubu bari kumuhamagara pe bashaka ikiganiro. Ubu barimo gushaka ikiganiro butitsa na ishanga. Ejo bundi nubona ukabona reka nkwereke nubona ukabona bamuteye kamera yiteretse hariya barimo mubwira uko yakijijwe bamugarura mu birutsi bye. Uzamubwira uti shanga urambabaje usubiye inyuma nubwo mu mutima wari wateye intambwe imbere. N'ikize kindi bazabishakira ni viyuzi. Niba yarakijijwe reka gukizwa kwe gusakazwe mu isi n'imbuto azerera abo abana nabo azahura nabo. Twijya kumugeregeresha agakiza ke ngo tugapimire ku magambo azisobanura mu mbuga nkoranyambaga mu macano yacu. Tuzaba turimo tumubera ibigusha, turimo tumugusha kuzarwana no kwiporotokora, kwishyiraho amatiro, ubwibone butangire bumufate bwa Yezebeli. Yezebeli ni ikigirwamana cyo bwibone. Ubwibone bwa Yezebeli bumufate atangira arwane n'amatiro ko yakagiye kuri kamera ya kanaka arwane no gusuka ibintu birenze ibindi kandi ira misatsi gusanga wenda yakobotse ku bazimu kazi bo mu Buhinde n'abahehe. Arwane no kujya kugura myinshi ngo yishyireho kugira ngo abone uko aza aryohe ni isura twari tumuzimo muri kamera. Ubundi atangira yisobanura uko yavuye mu byaha. So what? Nje nakugira inama bireke komeza agakiza kawe n'ikigutunze. Ibyo bibiri byonyine. Agakiza kawe n'ikigutunze.